none se kimwe urumva ndi burare hano umujeni kandi urumva nagira ntayafite salama umuntu ajya yumvikana n'undi ku bintu bive mu nzira none se uri Yesu dutegereje imyaka 2025 mbwira icyo shaka icyo nshaka nuko nyine icyo nagusabaga muri saro bisoza tukagira ushaka amafaranga yo kujya kugura ibintu by'abyabyabye si kubivuga nawe ukagira ngo hari umuntu byishe cyangwa hari umuntu byahemukiye ntimukavuge ibintu nk'ibyo nabi urumva umuntu afata imyanzuro ikakaye yacu none ngo kugura ibiyobyabwenge kandi ese iyo wahereye ufata ikakaye yakugejeje kure yanyeje ukise ndi hano ubu ugira ngo narose nisangano cyangwa navuye mu rugo naje nyoboza okay ntacyo ndaza kubikora wegera ndaza kubikora iyo ndaza rero yanyu ndaza nuko Yesu yavuze ngo nzaza ari erega ni nabyo umuntu ababwiza mu kuri mu karakara kimwe utaraba umukire ngo ubone amafaranga kuko nahindura abantu ntabwo wari idage none usigaye reba na kwafu ufite dore wazikuyeho urumva urimo uratera kubwanwa nk'abandi bajene amafaranga amaze kukongoza ufite n'ijyana muri sare amafaranga ni rero kimwe nyereka mu bwiza ukuri ntabwo ushaka ejo n'ejo bundi nzaba impamvu yo gutandukana kwawe na Judy niyo byava ahandi ariko sinzabigiramo uruhare ese yemeye ubundi ushaka amafaranga yo kuri sare namenye yuko ari igihe guheza amafaranga ntabwo ingenzi ntabwo ari ukugura ibimege yose sima nkeneye natwe dusitemperiga n'akazi ngira kandi wowe tuziranye warakennye ubu warakize ubu ni wowe ugomba kunguka ufite wowe ntari ufite ibiceri aho ngaho rwose naho ubundi banzambe ikintu kimwe ni ubwa mbere n'ubwa nyuma sinzongeye kukubona hano sinzongeye kumpamagara nta gahunda n'imwe nshaka kujyana nawe kanda akanyenyeri amategeko n'amabwiriza arazanye none se uratanga ya minani kandi ujye uyatanga wishimye umuntu batazanangoba nshaka nyine mbikore bikumbwire basi icyo gukora ntinze nayo kubikuza nimero yawe ni yawe reka ndebe balance isigaye balance si byanjye birakureba twumvikanye ko utazagaruka hano nta muntu washaka kujya kubwira Judy ngo njye nawe turaziranye bibaze yuko atazi yuko wacomaga nka Bob Marley wigize kuziniyeri wanyemu nta kintu cyo nategereza nkarya nkaza kugenda maze kurya iwanyu ni muteka Hi. What? Teacher. Karibu. Are you sure about this? Okay, fine. Ese Ju, hajya nyuma nibaza niba menyanye nawe uyu munsi cyangwa se ejo bikanyobera ku buryo naza kugurira mu rugo bwo kubera ikinje ntaguteguje. Why? Why? Yeah, of course. Urandeba bikize nge nayo kutwarangizanyije. Ese Ju uri se riri kumbwira ibyo bintu kurangiza none ngende umwana wo gukina kuri mba ndi gukina nawe. Gusundi nta n'isoni ugira nyuma y'ibintu byose wakoze uratinya kukagaruka hano ariko nta gishya nakoze Ju. Nta gishya wakoze? Yeah. Igishya waragikoze rero. Just nabiterwa no kugukunda nkitwara nabi. Ukagendana n'abakobwa ugasohoka n'abakobwa nkajya kwishima mbere ariko biterwa no kunkunda. Ukaza kumubitira iwanjye hejuru uri kunkunda. Basi wanyumvishe bwa rimwe. Nkumvishe sigate. Icyo ntumvishe icyo ntabonye ni igiki. Ju, okay. Please, mbora basi me iminota 2 yonyine. Please, unyumve gusa. Vuga ndakumva. Hagaruka mbere ngiye ko ngukunda. Ngira ngo tukinamiranye neza nabikubwira yuko ngukunda. Ngiye nawe. So,
rero kunyereka ko utanshaka ubizi ko umutima wanjye rero nawuhaye I know narakosheje nkagukubita nkakora ibidahwitse nka boyfriend wawe ariko please I beg ndashaka gusubirana please no ntabwo nshaka gusubirana nawe why ntabwo nshaka gusubirana nawe I know stop forcing me nigera urukundo rwawe I know that abo bandi kumbwira ko ukunda uri guforcinga uri kumva ntabwo uri urukundo rwanjye iyo uri urukundo rwanjye ntabwo ari kujya kumbabaza ntabwo ari kujya kwirirwa nkubita nkaho ndi umwana wawe cyangwa n'abana ntibagikubita Jo kuba narakoze amakosa yose nabikwiye ko nanabisabira imbabazi you know no ntabwo imbabazi urazisaba wemeye no kubabarirwa ariko naranakubabariye ariko njye nawe ntabwo tuzasubirana ntabwo tuzi gusubirana please babarira uri kumfata umbaza iki come on please ntabwo dusubirana nta gahunda mfite yo gusubirana nawe why ubundi udashaka kunana nanjye ntabwo nusubirana sometimes nibaza impamvu udakundana nanjye uri igiki se I'm your boyfriend you have to know that ndabizi ibyo byose uri kwigira ngo ukunda abo bandi bose ngo waranditse ndabizi ko no kugira ngo mbabazi icyizere wigirira ugikura yo wamunda ndagukunda you have to know that niba unkundura amazi kandi nagomba igihe wankundaga nakubwiraga ko nyigukunda wakibara binyeretse so mu gihe ntabashije kubibona I just moved nibyo ntibikorera ko ngukunda every day ndabikwandikira ntujye unsubiza ndaguhamagara ntubikora igihe wagombaga kuba warakoze ibyo cyararenze Jo urambabira dusubirana cyane ntabwo mbabarira none so why bura ngo bwose babuza kugira ngo buragukunda wumva ko gukunda nige mugabo wenyine ugukunda abo bandi barakubeshya kandi no kuri kwagura ko bakunda nawe no kugira ngo just umbabaze nta kintu I know that mwabaze mubikize ntabwo nkundana n'indwanya warambabaje warankubise wasokanye n'abakobwa mpari wagize gute njye kwishyura ibiki byose you know what ngiye kugenda ndetse uri konsaba uburenganzira bakabibona igihe wageze just wait ningera mu Rwanda guhamagara umbaze iki se uze kunsubiza umbwira yuko njye nawe tugiye gusubirana ntabwo bihari stop dreaming kandi nkundakazi stop dreaming nkurakaze urakoze iki ikintu uri gukora urazongera nkubitira iwacu se cyangwa uri kumwe just wait ninjye mugabo wawe nyone njye nitwara ntabwo nyigutinya gadi ntabwo nyigutinya ibyo mvuze n'undi munsi ibyo wavuze suranegeka wowe uri mama wanjye cyangwa papa wanjye gabanya kwihama pe tudafite haguruka nagende kandi ntabwo rero nicyo tuvugana uje uri kundira mu maso okay uje ndaba mu maso nimugende kubana nawe ndagiye nze guhamagara umbwira yuko nyine turasubirana ntabwo dusubirana ntabwo mbisubirana okay ntabwo nguherekeza inzira yakuzanye wese ntabwo mfatanye nawe please stop forcing me ikiganiro ugirana n'uriya musore kiba kimeze kuriya twumvaga ibintu byose sinabyumviraga hano biri bira ni ibicyavuze buriya nashyizemo disipurine kuko wenda ari gushaka ko dusubirana iriya niyo disipurine yiwe ubundi yazaga kubita avugira hejuru nkurura nk'aho akurura ihene sinzi ukuntu nabyita ese ko byari biba bitangiye kuriya uriya niyo muba muzabana mwana mbanje kumenya ko ibintu byose wambwiraga byari bifite ishingiro ngiye kugushingira igisimba gadi ntabwo ni inyamaswa mbi cyane ahubwo yaragiye no gukuniga ariko iyo yibeshya iyo yibeshya gadi ni inyamaswa ikintu ngiye kumukorera n'ikintu gusa ndakora iki ngiye kumushakira umupangu wabo ndi ku buryo azamenya ko mama Judy ntajya nkina gukora ku mukobwa wanjye ni mukuru mboni kandi azabyishyura byihorere wikwirirwa rwose humurira
baki Judy biteze So, nakoze nayo mwenda urakoze. umva mu rugo barahari Mama yagiye gusenga. musaza wawe Simbizi, nabonye kare yasohotse, sinzi niba yahagaze ariko ashobora kuba ari mu nzu. mbasa ari ariko ntubifata kundi nyine urumva nimba tunakundana hari ikintu nshaka ko tuganiraho. Tuganire ku kintu. Okay. Urabyumva ute ugarutse kuba hariya mu rugo tukabana? Njye nawe tukabana. Nk'uko byari bimeze mbere. Numva kuba kure yawe ntabwo biba binshimisha. Cya gihe nibwo nari nyikubona dutangiye kuba close ubu uragiye. Ko impamvu nagiye urayizi. Ndayizi. Rero ntabwo ari umwanzuro nahita mfata kano kanya nongere ngaruke, ariko wenda nshobora kubiha igihe. Nese we ntabwo ushaka ko twongera kubana? Ntabwo nkumbuye? Ntabwo ari umwanzuro nahita mfata kano kanya ngo nongere ngaruke, ariko twabiha igihe nkabanza nkabitekerezaho, nkagira n'ibintu ukira ku murongo, nkagira nkabanza ngatekereza tu. Nese we ntabwo ushaka kuza kuba ndi kumwe nawe nta n'ikintu cyiza nkabyo, ariko apana none ngiye kubanza gufata igihe nkabitekerezaho, ngashyira ibintu byose ku murongo, nkanamakinga ashobora ko umuntu turi kumwe ntari biryiwe, nawe nkabanza nkakwigaho. nyine wanyigaho ari uko uje tukabana? Oya, nyine kubanza nyine nkakwigaho, nkagutekerezaho, nkanakwanariza, nkahuzahuza utuntu. Nese mbere ntabwo twabanaga, so ndumva nta tandukaniro ririmo. Just moving out of the house, baguhaye phone, igisigaye se ubu ni igiki? Nabanza nkabitekerezaho. Kandi uyu ni umukobwa mukuru. Nabanza nkabitekerezaho kabisa. Thank you. Naribika mbitekerezeho, ndaza gufata umwanzuro, ariko nyine uranakoze kunzanira imyenda yanjye nayo ikeneye pe. Ko mpora muri iyi nambaye. Urambeshya. Iyindi nambara ni twa twenda twa kera mba narasize. None hari ibituma kandi umeze neza. Handi ndashima Imana. N'abantu bangahe? Nta n'umwe. Habe ni wanyu? Oya, ndashima Imana yonyine. Njyewe ntabwo nshimiye se ko munzaniye imyenda. Urakoze. Naribika nkugeze imbere, sibyo? Okay, naribika. Shaka maze nkiri kino gikapu mu nda. Alright, turansanze. Murakundana hake? True nyine byanya ubu uri mu rukundo? Iyo. Anyways, Tito urabizi nyine twari tumaze iminsi njye nawe like tudahuza neza, ariko icyo nshaka ni amahoro. Even I'm in love. Oh, Judy. Hi guys. Ça va? Umeze bon. Uje amasaha meza. Wari uzi yuko se basigaye bakundana? Oh, really? They are a couple. Okay, ndumva ari sawa cyane. That's massive. Turabishimiye kabisa. Thank you. None se ko muhise muceceka kandi mwe muri kumbwira? Kandi yagiye kutubwira ajya kubwira iki kimenyi. Ntabwo bikiri ngombwa. But it's fine. Urukundo ni rwogera.
Gukunda ni bwiza. Okay, so nta mpamvu yo kubicumbikisha ngo nzabibwe n'ubutaha, so I'm in love with Gogo. Wow. Ko bivuga se gusa. Ese yaba utishimira urukundo. So nyuma yo kuba ntari mu rukundo igihe kinini bidagishize, ndabonye nyine waza akampoza like aho nagiye nkora n'abakobwa batari sawa ariko nyine she's grace to me. Wow. Narishimye kabisa. I'm happy for you. Tito, Yeah, I love him so much. urishimye. Yeah, I'm very happy. Gogo, I love you. See, young people mukunda, what do you think about it? I just feel happy and good at the same time. Diddy, I love you. Thank you. You're amazing. Birashyushye. Anyways, can you tell me kind of Nuko andi makuru atari iby'inkongi umeze ute? See, Kime, Judy aracyameze nka kwa kundi. Aracyameze nka mbere, ushaka kuvuga iki? Just ndi kwibariza tu niba kimeze nka mbere. Mbere umuzi ameze ate? Muzi ari Judy uyu nguyu imvuye hano. Uko niko ari n'ubundi. Ko bikaze. Well, it's fine. It's fine. Just calm down. Okay. Yeah, I'm okay. Oh. Give me a sec. Okay. Okay. Yeah. Uri mu rukundo? Yo, I'm in But no. love. What? Or are you not happy? I'm happy for you kandi rwose nkwifurije success mu rukundo rwawe nawe. Be careful. What do you mean I should be careful? No, it's okay. Ntabirenze uwo ukundana nyine. Chile. Don't worry, ntabirenze. Actually twe twavuganye ariko nyine ntabwo twavuganye fresh. Nkeka ko ubwo ngubwo twaza kongera tukabiganiraho neza tukareba umwanzuro tugatera tumwe. Anyways, mu minota mikeya I'll call you back. Okay. Ese bite kandi? Bite kandi. Judy ntabwo ugihinduka. Nduke gute? Bite kandi like urajya nirwana nawe like. None usize shiri wawe uje kundana tuvugane iki? Isundi none mwana ushaka kumwangiza, ushaka kumubabaza? David. Nangiza. Yeah. Nangiza mean what? Ushaka kumubabaza? Nsanzwe mubaza abana. Like Sinabwo mubabaza. sure. Anyways, ibyo kuvuga ngo ngiye kumubaza ibyo byibagirwe kuko I'm in love with her. Okay. Kandi ndamukunda cyane nkeka ko nawe ankunda kuko kuba nkundaga. Ntabwo turi muri competition yo kumva. Yeah, I Cyane don't ko care. I no longer even love you. Just ndi kuvuga ukuri. Okay, nawe. Yeah. Rero Judy, njye nawe tubanye mu mahoro like yego ariko nyine nagira nkubwire yuko nahindutse. Guhinduka kwawe ntabwo bindyoshye. Guhinduka ntabwo bindyoshye cyane ko wowe utanahinduka ndakuzi wowe gato. Bisa nkaho ndi kwinginga. Right? Ndi kwinginga kuba nkubwira yuko nahindutse no kubwira ko Ese ubundi burangwa mu busobanuro. Kuba rero icyo cyanditse is it my business? Birandeba. kanajya subira guhinduka. Hinduka. Of course. Ntabwo Guhinduka kwanjye biragufasha iki gato? Cyangwa se birakureba bwite?
wajya mu minduke bigufasha iki muri make ntabwo ushaka amahoro like kuba nguhagaze imbere nkubwira ko nahindutse none se uje kumbwira ngo wenda tubifashe iki binyinjiza amafaranga kuri konti kuba warahindutse mbishyire ku isahane mbirye kuba warahindutse mu by'ukuri kuza narahindutse biramfasha iki kano kanya sinagira ngo nkubwire ngo kuba warahindutse muri gade ntabwo bindeba simbyitayeho nta n'agace k'urwara rwanjye na gato mbyitayeho ahubwo ikintu kimwe nakubwira ni iki ngiki uriya mwana uzamuka umubabaje uriya mwana n'umubabaza ngiye kwiti uze tubona isura ntitigeze ntazi se nasanzwe nzi excuse you umwanya umuntu umwe twavugana okay ushaka ko tuvugana ikiganiro icyo nanjye ngiye kubwira kimwe wibagirwe like ikibazo natanye nawe icyo cyose gade umuze kuri wowe ikindi ntuzangendeho mujye mugana okay hey wahala nyine nshaka kubwira kumva ni ibingibi mwirirwa mureba iyi niyo friendship yanyu ariko nanjye nkabibona uyu nguyu akansenya nk'aho yanyubatse naho wowe wirwa muri ibi bintu